Mu mwaka w'1517 umugabo umwe w'umumonaki w'Umudage yahagurutse arwanya ibintu byari bimaze imyaka bikorwa muri Kiliziya bitari byiza. Izina rye ni Martin Luther. Yanditse ingingo 95 95 theses. Izi ngingo zahinduye amateka y'isi. Atangiza Protestant Reformation. Ariko se Luther yarwanyaga iki? Kuki tezi ze zateje ubwoba bukomeye muri Kiliziya? Ese nibyo koko yashyize impapuro ku rugi rwa Kiliziya? Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ubuzima bwa Luther, uko ingingo 95 zavutse, ndetse n'icyo yavugaga muri zimwe muri zo. Mwiriwe neza bakunzi bacu, amahoro amahoro. Nizere ko Imana y'amahoro yabanye namwe. Uyu mwanya rero nk'uko tumaze kubivuga haruguru, tugiye kurebera hamwe umurimo wa Martin Luther. Turarebera hamwe icyo byamariye isi ndetse n'ingaruka zavuye muri izo ngingo yanditse. Ariko tugiye kubanza turebe Martin Luther ninde. Martin Luther ni Umudage wavutse mu 1483, kandi ise yifuzaga ko yaba umunyamategeko, ariko ntago byakunze kuko Martin Luther yahisemo kwiyegurira Imana mu buzima bwe bwose. Yahisemo neza nk'uko umutima we wari wabikunze, kandi Imana nayo yari yamuhisemo kugira ngo azabe igikoreshwa kizahindura amateka y'isi ndetse n'amateka y'ubukristo, kuko iyo biza gukomeza uko byari biri, uyu munsi ntago nzi aho tuba turi. Sinzi niba mba ndi umukristo, sinzi niba uba uri umukristo, kuko aho byaganishaga ku gusenya umurimo Kristo yatangiye. Kwizera kwari kumaze gukurwa mu byo bigishaga, mu nyigisho bigishaga, ku buryo noneho bumvaga ko ibyo bazabona byose bizaba bitanzweho ikiguzi. Ese ikiguzi cy'ubugingo kibaho? Ni iki watanga ngo ubone ubugingo? Nyamara icyo gihe bari bamaze guhindura ubugingo ikiguzi cy'amafaranga, ko ushobora kubona ubugingo bitewe n'ingano y'amafaranga utanze. Ibi rero ntago byanejeje Martin Luther. Bigaragara ko Imana yamuremye ikamushyiraho kiriya gihe kugira ngo azakore impinduka, kandi iyo mpinduka yari itegerejwe n'isi yose, kuko birashoboka ko harimwe babibonaga ariko ntibabashe kugira icyo bavuga, ntibabashe kugira icyo bahindura, kuko icyo gihe Kiliziya yari ifite ijambo rikomeye cyane. Uyu mupadiri rero w'umumonaki yize Bibiliya cyane, ndetse aba profesa muri University of Wittenberg. Ariko uko yarushagaho kwiga Bibiliya, niko yarushagaho kubona ko hari ibintu byinshi bikorwa muri Kiliziya bitajyanye n'inyigisho za Kristo. Kuvuga ngo ibyanditswe muri Bibiliya ndetse na misiyo y'itorero cyangwa se misiyo ya Kiliziya yari imaze gushyirwa ku ruhande, ahubwo biremeye ibyabo byagombaga kubafasha kubona ubutunzi bwo mu isi aho kubona ubutunzi bwo mu ijuru, ndetse babishishikariza n'abantu ko bakwiye kugura ubugingo banyujije ku mafaranga. Reka turebe bimwe mu bibazo rero yashakaga kugira ngo byigweho cyangwa se bisubizwe. Ikibazo cya mbere ni ikibazo cya indulgence. Muri icyo gihe hari abantu bagendaga
bagurisha indulgence. Babwiraga abantu ko nibatanga amafaranga bashobora kugabanyirizwa ibihano by'ibyaha, cyangwa bagakura ababo bitabye Imana mu purigatori. Purigatori ngo ni ahantu hajyaga umuntu wabaga apfuye atakiranukaga, hanyuma bamutangaho amafaranga akabasha kuvamo akajya mu ijuru. Babwiraga abantu ko uko igiceri kiguye mu isanduka, kuko niyo yari imiturire y'icyo gihe, roho iri mu purigatori yumva icyo giceri, hanyuma igiceri kigahita cyikura hehe? Cyikura mu purigatori igahita ijya mu ijuru. Mbese ubwo ni ukuvuga ngo kwidumbura kw'igiceri bihwanye no kuva mu purigatori ujya mu ijuru. Ni urugendo rusa naho ari reciproque. Imana yacu itugirire neza cyane. Urumva ko bari bageze ahantu hakomeye, bari bageze ahantu Imana iri kwibaza umurimo yatangiye uko uzarangira, byayiyobeye. Umugabo rero witwa Joan Tetize yavugaga ko iyo igiceri kigize urusaku mu isanduku, roho ihita iva mu purigatori ako kanya. Mbese birumvikana, roho irumva iyo igiceri kiguye. Ibi byateye Rutera agahinda cyane, arababara, aravuga ati koko ijambo ry'Imana riguranywa amafaranga? Kuko yabonaga agakiza bagiye kukigisha abantu ko kazajya kagurwa amafaranga, kandi atari ko Imana yabatumye. Birumvikana ko yamaze igihe abyigaho atekereza icyo gukora. Ntabwo ingingo 95 wazandika umunsi umwe, ntiwaba wazitekereje umunsi umwe ngo uzirangize, ahubwo ni ibintu yari amaranye igihe yigaho, atekerezaho uko azabikora, kugeza noneho abonye umunsi w'imbarutso akabimanika ku muryango wa kiliziya yitwa iy'abatagatifu bose. Ibyo byabaye rero ku itariki 31 Ukwakira 1517, nibwo Ruteri yashyize izi thesis ku rugi. Kandi izi thesis zari nk'impaka cyangwa ibibazo yashakaga ko abanyabwenge ba kiliziya baganiraho, bakabyigaho, bakabiha umurongo, bagashaka igisubizo kizima. Ariko kubera printing press zahise zikwirakwizwa mu Burayi, birumvikana ko abanyamakuru bari babonye inkuru yo kubara, bari babonye ibyo kuvuga, bari babonye ibyo kwandika. Amakuru yarabonetse, ariko n'Imana yashakaga ko haba impinduka mu murimo wayo. Abantu ntibakomeze kubeshya abakristo, abantu ntibakomeze kubeshywa, ndetse bigatuma kwizera gukurwa mu isi kubera inda nini za bamwe bari bayoboye kiliziya muri icyo gihe. Kandi Ruteri izi ngingo yazishingiye ku ijambo ry'Imana riboneka mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 1 umurongo wa 17. Aranditse ngo kuko muri bwo ari namo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa, guheshwa no kwizera, kugakomezwa nako, nk'uko byanditswe ngo ukiranuka azabeshwaho no kwizera. The good news shows how God makes people right with himself, that it begins and ends with faith. As the scripture says, but those who are right with God will live by trusting him. Umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Ntago azabeshwaho nuko igiceri kiguye mu gasanduka. Ibyaha bye ntibizakurwaho n'umubare w'amafaranga atanze,
ahubwo ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Mbeshwaho no kwizera Yesu, niringiye imbabazi ze, mbumbatiwe n'umukiza unkunda, nizeye Yesu nta bwoba mfite. Mbeshwaho no kwizera Yesu, niringiye imbabazi ze, mbumbatiwe n'umukiza unkunda, nizeye Yesu nta bwoba mfite. Iyi ndirimbo ntabwo nzi nyirayo, ariko ijyanye no kubeshwaho no kwizera, aho kubeshwaho n'uko umuntu yatanze amafaranga menshi, aho gukira ibyaha ari uko umuntu yatanze amafaranga menshi. Imbabazi z'Imana ni ubuntu, nibyo Luteri yavuze, kandi ni nako biri mu ijambo ry'Imana. Iyi ndirimbo ni indirimbo iboneka mu gitabo cy'indirimbo zo gushimisha no guhimbaza Imana, ni indirimbo y'114, nawe wayireba ukumva icyo ishatse gusobanura. Ingingo ya mbere rero mu zo Luteri yanditse, yaravugaga ati ubuzima bw'umukristo bwose bugomba kuba ubwo kwihana. Yashakaga kuvuga ko kwihana atari umuhango, ahubwo ari ubuzima bwa buri munsi, uko bwije n'uko bukeye, kuko ducumura umunsi ku munsi. Bikwiriye ko uko ucumuye usaba Imana imbabazi. Ntukararane ibyaha kuko bucya bucyana ayandi. Ukwiye kuvugurura umubano wawe n'Imana uko umwanya uhaye uwundi, kuko ntabwo tujya tumenya gupima igihe cyacu, Imana niyo ikimenya. Ibyo bituma igihe ugiye utunguwe ugenda wejejwe kandi utunganirijwe kuzabona Imana. Reka tube duhiniye aha ngaha, tuzakomeza ubutaha tureba n'izindi ngingo izo Luteri yashingiyeho ahindura amateka y'itorero. Bityo nawe uzamenya neza niba koko byari ngombwa ko ayandika cyangwa se byari kuguma uko byari biri icyo gihe. Kora subscribe, ukore share, ukore like, kandi ukore komanteri, utubwire nawe uko ubitekereza n'uko ubyumva. Murakoze. Imana y'amahoro ibampere umugisha.